kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se icyamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye imigabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi ya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 2 Gicurasi mwaka wa 2025 kuwa gatanu iragira iti Imana yacu ntirobanura ubutoni. Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimbane indirimbo ya 394 mu ndirimbo zo gushimisha igira iti duhurure ngo twitabe tujye mu ntambara. Turangiza dusoma ijambo ry'Imana riri rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice ni 2 umurongo wa 7 tugeze kuri 11. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwizera Kristo bene data niko kudushoboza kunesha iby'isi. Muri ibyi asoza avuga ngo unesha ibyaha azambikwa umwambaro wera. Yesu azavuga izina rye ku Mana mu ijuru. Ariko avuga ngo dukanguke dutambuke turwane intambara tunesha abanzi twizeye izina rya Yesu. Kwari byo rizatuneshereza. Reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice ni 2 umurongo wa 7 kugeza ku 11. Haravuga ngo abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora zabitura ubugingo buhoraho, ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice ntibumvire iby'ukuri ahubwo bakumvira gukiranirwa izabitura umujinya n'uburakari n'amakuba n'ibyago
nibyo izateza umuntu wese ukora ibyaha uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Ariko ubwiza n'icubahiro n'amahoro n'ibyizitura umuntu wese ukora ibyiza uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki, kuko Imana itarobanura abantu ku butoni. Bene data, muri iki gihe bisigaye byoroshye kugura ubwiza. Umuntu aragenda mu isoko, mu kanya akaba araje ubwiza amaze kubona. Ubwiza bw'umuntu ku Mana ntibuturuka ku bwiza bw'umubiri, buturuka ku mirimo ye, ntibuvana n'ubwoko ubarizwamo. Pawulo arandika ati abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza, badacogora izabitura ubugingo buhoraho. Ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice ntibumvire iby'ukuri, ahubwo bakumvira gukiranirwa, izabitura umujinya n'uburakari. Muri iki gihe nk'uko bivuze, ubwiza bw'umubiri ntibukiri ikibazo, kuko busigaye bugurwa. Hato umuntu aramanuka akajya ahantu, akajya muri salo, akajya mu isoko, akaza yamaze kwihindura, yamaze ubwiza kubutahana. Ubwiza rero Imana ivuga hano ni ubwiza buturuka mu mirimo, mu mbuto ziturangwaho nk'abakristo. Aho waba uturuka hose, mu bwoko bwose, mu idini ryose, Imana irakwemera. Abashaka ubwiza n'icyubahiro rero babishakisha gukora ibyiza badacogora. Imana yacu ntabwo irobanura ku butoni, Imana yacu ntivangura, Imana yacu ishingira ku mirimo buri wese akora kugira ngo azabashe kwemerwa. Rero duharanire gushaka ubwiza, duharanire gukora ibyiza, duharanire kwera imbuto aho turi, aho dukora, duharanire kubahisha Imana yacu, hanyuma nayo nibwo izaduha icyubahiro no kudapfa ndetse n'ubugingo buhora. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amen. Data, turagushimiye ku ijambo duhaye, dukangurira gushakisha ubwiza n'icyubahiro, tugerageza gukora imirimo myiza, tukubahisha aho dukorera hose. Urakoze, urakama, bana natwe byose, ni mu izina ryawe ryera Yesu tubisenze. Amen. Mwari kumwe na none nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Gakombe, shumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda CCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data. Bifuje kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.